Yesu nashimwe. Mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe n'Imana iduhaye umwanya wo dusangire ijambo ry'Uwiteka mu Imana. Nubwo bitoroshye ariko biba bikwiriye. Rero nshuti yanjye wowe uteze amatwi, Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha. Muri kumwe na Pastor John Karimbanyi. Ndabakunda cyane kandi Imana yo mu ijuru ihe umugisha buri wese uteze amatwi iri jambo. Nzi yuko ugiye guhabwa umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Rero mbere na mbere reka tubanze dusenge Imana. Imana yo mu ijuru ikwishimire. Ndagushimiye Uwiteka Nyiringabo Imana, gushimiye kubw'abahungu bawe n'abakobwa bawe bateze amatwi ijambo ryawe. Nyemerera muri aka kanya Mwami wanjye ugire neza buri umwe wese, umwambike imbaraga zo kumva no guhora mu ijambo ryawe, umwiteho amanywa na nijoro, usohoza imirimo n'imigambi myiza ufite ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Ndinginga Mwami Imana mvuga ngo reka uyu munsi ube umunsi w'umugisha. Niba Uwiteka Nyiringabo Imana utwishimiye, ndakwinginze ngo buri umwe wese Mwami n'uwari kure yawe, n'uwari hirya, n'uwari urangaye, Mwami wongere umugaruzi neza yawe kandi yakire kubaho kwawe mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira riri mu gitabo cy'umuhanuzi Obadiya, n'umwe mu bahanuzi Bibiliya ivuga ko ari abahanuzi batoya. Ni igitabo gikurikirana cyangwa se kibanzirizwa n'igitabo cy'umuhanuzi Amosi kandi kigasozwa nanone n'umuhanuzi Yona. Bivuga ngo abo ni abahanuzi batoya. Rero nanjye ngiye kuguhanura binyuze mu ijambo ry'Uwiteka umwami Imana, nk'uko ijambo ry'Imana tubwira ngo igice cya mbere umurongo wa 17 ngo ariko ku musozi wa Siyoni hazaba abarokotse kandi hazaba arahera. Iryo jambo ryumve neza. Umusozi wa Siyoni uzabaho abantu barokotse, ngo kandi kuri uwo musozi hazaba arahera. Ab'inzu ya Yakobo bazasubirana ibyabo. Aho niho mpagaze. Ab'inzu ya Yakobo bazasubirana ibyabo. Ab'inzu ya Yakobo bari kuri uwo musozi wa Siyoni, ab'inzu ya Yakobo abo ngabo barokotse, ab'inzu ya Yakobo abo ngabo bazamutse bakajya aho ngaho hera, bazasubirana ibyabo. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo kugera aho hantu nta bundi buryo dushobora kuhagera. Ntabwo tuhagera n'inyama n'amaraso, ntabwo tuhagera physically, ahubwo tuhagera mu buryo bwa Mwuka Wera cyangwa mu buryo bw'umwuka. Rero uwo musozi tuzamuka mu buryo bw'umwuka, tukarokoka mu buryo bw'umwuka, tukabaho hano mu buryo bw'umwuka, tugasubirana ibyacu ku buryo bufatika. Ngo bazasubirana ibyabo abo bari aho ngaho. Mu yandi magambo ndavuga gusenga. Gusenga ubundi ni ugusabana n'Imana, cyangwa bivuga ngo ni ubusabane tugirana n'Imana nk'uko umubyeyi agirana ubusabane n'umwana we. Mu gusenga ni ukuvuga ngo twiyambura imbaraga z'uyu mubiri twambaye, tukambara imbaraga z'Umwuka Wera. Gusenga ntabwo ari ugusenga, ntabwo ari ukuvuga amagambo menshi, ahubwo gusenga ni igikorwa gikorwa mu buryo bw'umwuka, kigakorwa n'abanyamwuka. Haleluya! Wowe uri muranyumva, mu masengesho dusubirana ibyacu. Kanongere nsubiremo. Iyo dusenga ni intambwe yo kuva iwacu kwa mubiri tukajya kwa mwuka. Iyo dusenga aho ngaho niho tuganira na papa, tukamubwira papa dukeneye iki, turashaka iki, turashaka kugera aha, tukajya inama na papa.
papa nawe akavuga ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe, komera, komeza, ndagushyigikiye. Rero ndakwifuriza murokore urimo kunyumva muri aka kanya ngo ubuzima bwawe uburundurire, ubushyire mu mwanya wo gusenga. Mu yandi magambo, ubuzima bwawe ubushyiraho data ari. Yesu nashimwe. Ntabwo bizakomeza kuba uko byari bisanzwe. Iyo twafashe uwo mwanya birahinduka. Haleluya. Kandi mu masengesho yacu niyo dukura imbaraga zo gutsinda Satani, niyo dukura ubutware bwo gutsinda Satani. Mu gusenga imbere ya data niho dukura inkoni dufata tugakubita Satani, tugasohora Satani mu mazu yacu, tugasohora Satani mu kazi kacu, tugasohora Satani mu bana bacu, tugasohora Satani. Ariko ndimo ndavugana nawe mu isi y'umwuka. Haleluya. Rero muri iyo si y'umwuka uyu munsi niyo nshaka kugira ngo winjire mu izina rya Yesu. Uraza kubonamo gukora kw'Imana kudasanzwe, uraza kubonamo imbaraga z'Imana zidasanzwe, uraza kubonamo ubuzima, bwa buzima butajya buzima. Haleluya. Mu gusenga turabonamo imbaraga zitsinda buri gihanda cyose kiri imbere yawe. Haleluya. Mu gusenga kwacu dusubirana ibyacu. Mu gusenga hari ibyo tutarabona ariko twateganirijwe, tubona imbaraga zo kubisingira tukabyakira mu izina rya Yesu. Haleluya. Impamvu mvuga gusenga, kuko gusenga nibwo buzima, gusenga niyo mibereho, gusenga niho tunyura kugira ngo dushobore guhobohoza ibyacu umwanzi yari yaratwambuye. Gusenga niho dusaba ibyo dukeneye uyu munsi. Mu masengesho yacu Bibiliya irambwira neza, Yesu isengesho yigishije abigishwa avuga ngo data ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko birimo gukorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe uyu munsi. Haleluya. Utubabarire ibyaha byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho. Iryo ni isengesho Yesu yigishije abigishwa be cyangwa se intumwa ze. Haleluya. Rero nanjye uyu munsi ndavuga ngo gira igihe cyawe n'Imana. Aho ngaho nicyo gishobora kugusubiza mu mwanya Imana yateguwe, cyangwa mu mugambi Imana yateguwe ku buzima bwawe. Bivuga ngo rega nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza ntabwo ari bibi, ariko ibyo yibwira kutugirira tubibona mu masengesho. Hari imbaraga mu gusenga, hari imbaraga mu masengesho, hari imbaraga mu kwiriza ubusa no gusenga mu izina rya Yesu. Haleluya. Rero uyu munsi ndongera kugusubizamo imbaraga yanjye ngo mu masengesho niho ushobora kubonera ubuzima, mu masengesho niho ugarurirwa ibyawe, mu masengesho niho ubonera Imana. Ndimo ndagukangurira ngo nk'uko umukozi, reka nkubwire, iyo ufata igihe cyawe cyo gusenga, iyo ufata igihe cyawe mu murimo wawe w'Imana ugasenga, icyo ukora cyose kizakubera icy'umugisha, yaba ari igikorwa mu buryo bw'umubiri n'igikorwa mu buryo bw'umwuka. Kandi nagiye nkubwire ngo mu masengesho niho Imana tubona, niho tubonera gahunda yacu imbere y'Imana, tukamenya icyo gukora gikwiriye. Haleluya. Haleluya. Ndongera kugukumbuza mu mwanya wo gusenga. Naka nkubwire gusenga ntabwo ari uko tuza tukicara mu nzu y'Imana, nabyo ni byiza, ariko mu gusenga kwa mbere n'ubusabane ugirana na data, mu gusenga kwa mbere n'umwanya wahaye Imana, mu gusenga kwa mbere n'intambwe utera mu buryo bw'umwuka ukinjira kwa data ugakomanga. Haleluya. 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 Reka uyu munsi wa none wongere winjire mu mwanya wo gusenga. Ndashimira Imana uwo ari we wese muri iki gihe ufashe umwanya akaba ari imbere y'Uwiteka umwami Imana, kandi icyo nzi neza ntabwo Imana izamureka gusa. Haleluya. Ndibuka
ubwo nari ndimo mbabwira mu gihe cyashize mbabwira ngo tugiye kwitegura kwinjira mu masengesho tuyagezemo hagati, ariko rero nkubwire ngo mu masengesho nibwo buzima. Imana igirira neza ubwoko bwayo. Abitiriwe izi nta muntu ndabona wafashe umwanya we n'Imana ujya uvira mwaho ngaho nshuti yanjye, nta muntu njya mbona wafashe igihe cy'akagiha Imana ubuzima bwe bukomeza kuba uko bwari buri. Haleluya. Rero ndongera kukwibutsa ngo ni ryari uheruka gusenga, ni ryari uheruka gusengera ibyifuzo byawe, ni ryari uheruka gusengera urugo rwawe, ni ryari uheruka gusengera abana bawe, ni ryari uheruka gusenga wa mwana w'umusore w'umuhungu kugira ngo usengere urugo uzubaka mu myaka n'uyu mwaka cyangwa imyaka izaza. Gira n'igihe cyo gusenga. Ni ryari wa mukobwa we ujya wariheruka gufata umwanya ugasengera urugo rwawe nubwo utararwubaka. Reka nkubwire mu masengesho Imana iratwumva mu izina rya Yesu. Niba ubikora Imana yo mu ijuru igusubize, Imana yo mu ijuru yumve gusenga kwawe kandi bikore mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndavugana nawe uyu munsi wa none nkubwira ngo mu masengesho ndimo ndumva ikirere kirimo gufunguka nshuti yanjye, ndumva ikirere kirimo kugukingukira kugira ngo Imana yo mu ijuru igusanga, kugira ngo Mwuka Wera gusanga, yongera guha umwanya wo gusenga, wongera guha igihe cyo gusenga. Ni ryari usenga mu cyumweru, ni ryari usenga mu ijoro, ni ryari usenga ku manywa, ni ryari usenga mu kwezi, ni ryari usenga mu gihembwe. Ndagira ngo ubwire, ndibuka ko nabwe ngo ugomba kugira gahunda yawe n'Imana, ugomba kugira gahunda yawe y'amasengesho, ugomba kugira umwanya wawe ukabanga uyu ni umwanya wanjye wo kujya imbere y'Imana mu gusenga. Nta na kimwe uzabura na data. Hari imitwaro myinshi twikoreye tutakagombye kwikorera, ariko iyo wamaze gusenga mu masengesho iyo mitwaro urayitura mu izina rya Yesu. Nabwo ngo mu gusenga ni umwanya ufataho ugatera intambwe wo kwegera, wo kujya imbere ya data ukabwira data nkeneye iki, nkeneye iki, nkeneye iki, nkeneye iki, ngirira gutya, mfasha, ndananiwe, ndarushye, ndaremerewe. Biravuga mu gitabo muri Matayo 11:28 ngo yemwe abarushye, yemwe abaremerewe, nimuze munsange. Rero nta kundi dusanga Imana, nta kundi dusanga umwami wacu uretse mu masengesho. Nimuze munsange ndabaruhura. Iyo usanze uwo mwami arakuruhura, nawe tera intambwe. Niyo nakubwiye ngo ku musozi, ngo ariko ku musozi wa Siyoni hazaba barokotse kandi hazaba arahera. Iyo ni intambwe dutera mu buryo bw'umwuka. Reka nkubwire nshuti yanjye, reka nkubwire iki ngiki, niba ufite nawe ucyandike. Uzi ko buri munsi mujya mubona buri munsi buri wese abyuka haguruka agenda, buri wese arimo ashaka icyo yari buze kurya kuri uwo munsi. Najya nkubwire ngo ibyo urya saa sita cyangwa mu gitondo cyangwa nijoro, gatatu ku munsi cyangwa kabiri cyangwa rimwe bitewe n'uko abibonye, uba urimo kugaburira uyu mubiri. Ariko reka nkubwire, ubuzima bw'umubiri ni umwuka. Ndimo ndabaza ngo ugaburira Mwuka Wera ryari? Cyangwa mu yandi magambo, ugaburira umuntu wawe w'imbere ryari? Ugaburira wowe umwuka ryari? Haleluya, haleluya. Muri uyu mubiri wacu, uyu mubiri twambaye, muri wo harimo mwuka ukeneye kurya umunsi ku munsi. Urya ute? Cyo nacyo ushobora kuba mukibaza. Turya iyo twumva ijambo ry'Imana, turya iyo dusoma ijambo ry'Imana, turya iyo twizeye ijambo ry'Imana, turya iyo dufashe uyu mwanya wo gusenga. Ibyo byose ni ibiryo by'umwuka. Haleluya. Ariko reka nkubwire, Bibiliya ibitubwa biri kiriya, tubeshwaho n'iki? N'iri jambo ry'Imana. Rero reka iri jambo, ugira umwanya n'ijambo. Nshuti yanjye, wigira urwitwazo. Benshi twagize inzitwazo ngo erega isengero barazikinze, erega tugeze no kurusha dusanga hakinze, erega dufite byinshi. Ariko reka nkubwire, aho ngaho uri muri aka kanya, aho ngaho wahasengera Imana ikakumanukaho, Mwuka Wera akakumanukira, ugatangira kuvuga mu ndimi. Roboko shakataya mama riyandaraba kuri yanduroboko seketere yandaraba mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndumva mfashijwe, ndumva nuzi Mwuka Wera. Nagira nkubwire ngo aho ngaho
wahasengera. Ndumva nshaka ndumva nshaka ngo wongere wambare imbaraga zo gusenga mu izina rya Yesu. Ngiye gusoza, ariko nsoza ndagira ngo nsoze nkubwira ngo fata umwanya wo gusenga. Bibiliya irambwira neza mu gitabo cy'umuhanuzi Esiteri. Haleluya. Reka nsoreze kwa Esiteri nawe yarasenze abona Imana. Haleluya. Bibiliya irambwira neza ngo reka mbere kuri Morodekayi. Iyo ugiye, Morodekayi yabaga ku irembo ry'ubwami, ariko Bibiliya irambwira neza igiye mu bice 6 ngo iryo joro, ibice 3 umurongo wa mbere haravuga ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ngo bazane igitabo cy'ubucurabwenge. Bagisomera umwami, basanga byaranditswe yuko Morodekayi ari we wareze abagabo 2 bo mu nkone z'umwami barindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Morodekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Ibyo yarabikoze, abikora biri mu nshingano ze, ariko yarari ku irembo. Haleluya. Mu yandi magambo yari umuzamu. Reka nkubwire, akazi kose waba urimo gukora, gakora ugatunganye, ugakore neza, ako Imana izakaguheraho umugisha. Ariko yo nkubwire ngo mu masengesho ya Morodekayi, wibuke ko hari umugambi wo kwica Abayuda, yigira gusenga, ariko Imana irangije ijya ku mwami Ahasuwerusi, arangije ajya gushaka mu gitabo cy'ubucurabwenge, arangije asangamo Morodekayi imirimo yakoze. Reka nkubwire inshuti yanjye, erega n'imirimo yacu nayo ibyo bisengesho rikomeye cyane. Haleluya. Maze arabaza ngo bamugoreye iki, ariko yari akice he? Ku irembo ry'ubwami. Reka nkubwire inshuti yanjye, birashoboka yuko wakoze neza, birashoboka ko watanze icya 10, birashoboka ko watanze amaturo, birashoboka yuko wubatse inzu y'Imana, birashoboka ko waguze intebe z'urusengero, birashoboka hari icyo wakoze ukorera Imana. Ntabwo ngiye kuvuga ngo wakoze icyo, ariko nawe teye cya kindi wakorera Imana. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, niba Imana nta kirakwitura, niba Imana kirakavuga, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ndagira nkubwire ngo Imana yo mu ijuru, iryo naryo ni isengesho. Imana yo mu ijuru yiteguye kugira icyo ikora umunsi umwe gusa. Reka nkubwire, turimo turasoza ukwezi twinjira mu kundi. Benshi murabaza salari mwakoreye, ariko reka nkubwire, umuntu wakoreye Imana ntabwo ajya yikorera amaboko. Nagiye nkubwire ngo ibyo wakoze byose, niba umwana w'umuntu ashobora kuguhemba cyangwa kampani ikaguhemba, Imana yo mu ijuru yabuzwa n'iki kuguhemba? Imana yo mu ijuru iguhembe mu izina rya Yesu. Morodekayi arahembwa, Morodekayi umwami aramwibuka. Morodekayi ikomeje ugasoma, warangije ngo bamutambagize umurwa, bamwambika imyambaro myiza, baramugenda bavuga ngo dore uwo umwami yigize gute, yishimiye. Haleluya. Reka nawe muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu cyacu cyiza, Uwiteka umwami Imana kwishimire, kandi Imana yo mu ijuru ihindura amateka n'ubuzima bwawe. Nawe ushobora kuba uri ahantu ku irembo, Imana yo mu ijuru ikuvane ku irembo, yongere igushyire aho Imana yaguteguriye, kuko igihe kirageze kandi kirasohoye ngo Imana isohoze ku byiza wakoze mu gihe cyawe mu izina rya Yesu. Bibiliya ikatubwira neza, Bibiliya atubwira neza ngo igihe kigeze, isaha igeze. Haleluya. Esiteri yigira inama, aravuga ngo tujya gusenga. Reka nsome uwo murongo wonyine nasoze, ubundi dusengane. Imana yo mu ijuru igira icyo ikora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka tusome ibice 4 mu gitabo cya Esiteri, ibice 4. Reka mere ku murongo waho nk'uwa 15. Ngo nuko Esiteri atuma Morodekayi, aramusubiza ati, genda uteranye Abayuda bari Ishushani bose mwiyirize ubusa, munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro,
gira icyo murya cyangwa icyo munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Moridekayi aherako aragenda bigenza uko Esiteri yagize gute, yamutegetse. Reka nkubwire nshuti yanjye, aya masengesho yo kwiriza ubusa no gusenga, iyo ukomeje ugasoma ukagera ku gice cyaho cya 9, Bibiliya iratubwira neza igice cya 9 ngo ku munsi wa 15 w'ukwezi, ndavuga umurongo wa mbere w'ukwezi w'ukwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusoza. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Mu izina rya Yesu wa Nazareti ndashaka kugusengera uri munyumva muri aka kanya. Mu masengesho ibintu birahinduka, mu masengesho ibikomeye bihinduka ibyoroshye, mu masengesho ahatari inzira haboneka inzira, mu masengesho abashomeri babona akazi, mu masengesho abadafite icyo kurya babona icyo kurya, mu masengesho ingumba zirabyara, mu masengesho umaze iminsi uvuga ngo nzabyara ryari, bashobora kuba barakuroze, ariko bavuga ngo masengesho mu izina rya Yesu Kristo inda zimaze igihe zararengeje igihe, mu masengesho barabyara. Abo mbonye babyara, abamaze umwaka, abamaze imyaka mbonye babyara mu izina rya Yesu. Amasengesho mbonye yigisha abana bacu, amasengesho ashyira inzo zitari ziri. Nshuti yanjye urimo kunyumva, ndashaka gusengana nawe. Sinzi icyo ukeneye uyu munsi, sinzi icyo ushaka uyu munsi ko Imana ikora ku buzima bwawe, ariko ndumva hari imbaraga z'amasengesho zishobora guhindura amateka n'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Mana nzima nyiri cyubahiro, mwami w'abami, wumvise gusenga kwa Esiteri, wumva gusenga kwa Moridekayi, wumvise gusenga kwa Ana muri Samweli wa mbere. Mana wumva no gusenga kwanjye mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mwami ndakwereka abana bawe, ndakwereka itorero ryawe, ndakwereka igihugu cyacu, ndakwereka Uwiteka Nyiringabo Imana, buri umwe wese mu kibazo icyo ari cyo cyose yaba afite. Mwami w'abami, reka cyumvira ijambo. Imbaraga zawe zibohora, Mana zibohora ubuzima bwe, Mana zibohora ibye, Mana zibohora imibereho ye mu izina rya Yesu. Indwara arwaye, Mwami w'abami Nyiringabo, Mana ndasendwa aka kanya, reka atangira abona ubuzima, reka atangira ahabwa ubuzima. Ahamuryaga, aho yababaraga niyongere kuhababara mu izina rya Yesu. Ndasengera abarwaye mu nda, reka bakire mu izina rya Yesu. Wowe urwaye umutwe, kira mu izina rya Yesu. Wowe wumva wihebye, mu izina rya Yesu bamuzima mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none reka kubera umunsi w'ubuhamya, kandi umunsi Uwiteka umwami Imana yaremye kugira ngo unezererwemo. Nezererwa Imana, kandi uko bwije uko bukeye Imana yo mu ijuru ikugirire neza ku manywa na nijoro. Ubone ibitotsi mu izina rya Yesu. Amahoro abe mu muryango wawe guhera uyu munsi n'iteka ryose, amen. Imana yo mu ijuru kumera umugisha kandi kugire neza. Mugire icyumweru cyiza, ndetse ukwezi tugiye kwinjiramo, ukwezi kwa gatatu kuzakubere umunsi w'umugisha. Imana yo mu ijuru kuzakubera ukwezi k'umugisha, kandi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ndeka ngo ubuhanuzi Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Itangiriro, Uwiteka umwami Imana avugana na Aburahamu aramubwira, nshuti yanjye ndashaka kuguha ubuhanuzi bw'uku kwezi. Ariho ijambo ry'Imana ritubwiye nyine ibice 12 mu gitabo cy'Itangiriro. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi abazakuvuma nzabavuma, kandi muri wowe niba imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Ubwo n'ubuhanuzi manuriye ubuzima bwawe uku kwezi kwa gatatu. Uwiteka umwami Imana agira icyo akora ku buzima bwawe, agira icyo akora mu mibereho yawe, agira ibyo ahindura, kuko Imana yacu ni Imana ihesha umugisha abayiringira bose. Mu masengesho yawe, mu ngamba ufashe zo gukorera Imana, zo kugendana n'Imana, Imana yo mu ijuru
iguha umugisha kandi kugirire neza, kandi nzi neza yuko nta kinanira Imana mu mugambi wayo. Ibyo yateguye byose izabisohoza. Nubwo umwanzi yariye byinshi, biratubwira ngo azadushumbusha ibyacu byariwe n'inzige ndetse n'akagungu. Kandi Imana yo mu ijuru ikugirire neza mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Uku kwezi ni ukwezi kwawe. Ku kwezi hari icyo Imana ije gukora ku buzima bwawe. Nanone ibwira Abisiraheli nyine mu kanwa k'umuhanuzi wayo Mose, iramubwira ngo ariho mu gitabo cyo Kuva nanone ibice byaho 12 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi ndimo ndavuga nawe, uku kwezi kuzababera imfura y'amezi, kuzababere ukwezi kwa mbere mu myaka. Mubwire iteraniro ry'Abisiraheli, mubwire iteraniro ryose rya Rwanda Victory Mission, muti kuwa 10 y'uku kwezi umuntu wese yiyendera umwana w'intama uko amazu yabase, umwana w'intama umwe mu nzu imwe, kandi niba inzu ari ntoya utari bumara umwana w'intama azasangire n'umuturanyi we, bahereranye bawufatanye ku mubare w'abantu uri. Rero ndavuga ngo uku kwezi kukubera imfura mu mezi, kukubera ukwezi k'umugisha. Imana yo mu ijuru yishimire intoki zawe, Imana yo mu ijuru kwishimire nshuti yanjye. Nawe uyu mwaka nzi yuko bitoroshye kubera iyi ngaruka z'iki cyorezo kigihari, ariko njye nkubwire ngo Imana yacu nayo irahari, yiteye kukugira neza. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi kugire neza. Kwezi kwa gatatu kubera ukwezi k'umugisha. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibarinde kandi ibahe buri wese icyo umutima wifuza. Amen. Turabakunda cyane. Amen. Amina.